ni kumuririmbyi yavuze ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, niko umuririmbyi yavuze. Azuka, Yesu yarazutse. Ndabatangariza itangazo rikomeye bakurikirana Inside My Heart. Yesu yarazutse, nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda kuko Yesu yazutse, nta mpamvu yo kwicwa n'ibikomere dufite mu mitima. Yesu yamaze kuzuka, kandi ntabwo yazutse ngo twebwe dusigareyo, ntabwo yazutse ngo agahinda kacu gasigare. No, yarazutse azukana ubuzima, kuko yari yaramaze gushyingura agahinda, yari yaramaze kumanukana n'agahinda mu rupfu, yamaze kumanukana n'intimba, yamaze kumanukana n'ibikomere. Ndagira ngo nkubwire, ibyo bikomere ugifite ku mutima wawe uyu munsi ni umwemerera, niwemerera Yesu ibikomere byawe birashira, birashyingurwa, kubera yuko Yesu yamaze kumanuka mu mva. Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro Inside My Heart. Turi mu minsi myiza, iminsi tumaze igihe twibuka izuka rya Yesu Kristo. Turacyari muri iyi minsi ya Pasika. Benshi mwagize amahirwe yo kubona umwanya wo gutekereza ku rupfu rwe ndetse no kwizuka rye nk'uko biri ijambo ry'Imana ribitubwira. Hanyuma ndagira ngo rero nanjye mbahereze ikaze mu kiganiro Inside My Heart kirebana n'ibibera imbere mu mutima w'umuntu. Ariko uyu munsi wa none naje kugira ngo tuganire ku byabereye mu mutima wa Yesu Kristo ubwo yari agiye gupfa, ubwo yari agiye kudupfira. Ikiganiro cyangwa se teme nayihaye umutwe uvuga ngo urupfu rwe, intimba n'agahinda. Urupfu rwe, intimba n'agahinda yikoreye niyo nzira yo gukira kwacu. Urupfu rwa Yesu, intimba n'agahinda yikoreye ubwo yari agiye ku musaraba, niyo nzira yo gukira kwacu. Niyo nzira uyu munsi wa none itugejeje aho tugeze. Niyo nzira uyu munsi irimo kutugira abo turi bo. Urupfu rwa Yesu, intimba n'agahinda yari afite mu mutima igihe yari arimo kudupfira, igihe yari agiye gupfa, ubwo yari yaje gucungura umwana w'umuntu. Yesu yapfanye intimba, yapfanye n'agahinda, ariko ako gahinda ntabwo ari akandi, ni agahinda kacu twebwe. Ntabwo ako gahinda ari agahinda twebwe tugira nk'abana b'abantu, ahubwo ako twebwe dufite, ako twebwe twari dufite muri kirya gihe, ako twakomeje kugira, ako abantu bose bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo bagira, niko Yesu yikoreye. Niko umuririmbyi yavuze ngo nukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, niko umuririmbyi yavuze. Aravuga ngo izo ntimba n'agahinda byacu, bya bindi twebwe dufite, mu yandi magambo bya bikomere twikorera mu mitima yacu, bya bindi tubika mu mutima, Yesu nibyo yikoreye agiye kuducungura. Nibyo yari yikoreye urya munsi yabambwaga, nibyo yapfanye igihe yapfaga, arimo gushaka ko twebwe izo ntimba twazikira. Iyo usomye muri Matayo ibice 27 umurongo waho wa 45, hatwereka igihe Yesu yatangiye kwinjirira mu isaha yo gupfa, niko nabyita. Haravuga ngo uhereye ku isaha ya 6 habubwira kabiri mu gihugu cyose kugeza ku isaha ya 9. Isaha kuva ku isaha ya 6 kugera ku isaha ya 9, ayo masaha arimo hagati uko ari 3 ni amasaha akomeye, ni amasaha y'uburibwe, ni amasaha Yesu yari arimo kugerageza guhangana n'urupfu arureba. Ni amasaha Yesu yikoreye n'intimba zacu, yumvishije. Ni amasaha yongeye kumva uburibwe bw'intimba twebwe dufite. Ni amasaha Yesu yongeye kumva
uburibwe bw'ibikomere abantu yaje gucungura bafite, kuko kuva ku isaha ya gatandatu habaye ubwira kabiri bugaragaza ko hari ikintu kidasanzwe gihindutse, hari ikintu cyari gihindutse mu buzima bwa Yesu, ariko noneho mu buzima bw'isi yose, kuko butinyutse guhangara umwana w'Imana, butinyutse guhangara Yesu Kristo waje kuducungura. 43 bavuga ngo maze isaha ya 9 Yesu avuga n'ijwi rirenga ati, Eri Eri lama sabakikani, bisobanurwa ngo mana yanjye ni iki kikundekejeje. Iyo umuntu ageze ku rwego rwo gutangira gusubiza amaso inyuma, agatangira gutekereza ngo iyaba uriya muntu yarangiriye gutya, ntabwo nakabaye meze gutya. Niko Yesu niyo sura, niyo shusho Yesu yagaragaje ishusho yo kuvuga ngo mana yanjye, data umbyara, kubera iki wemeye ko ibi ngibi bimbaho? Nuko yari amaze gusogongera ku uburibwe bwacu, uburibwe bw'icyatumye aza gucungura umwana w'umuntu. Byari bimaze kumurenga, abona ko ubwo bubabare nta mwana w'umuntu washobora kubwihanganira, nta n'uwari bushobore kubwihanganira keretse afite ubumana muri we. Ni nayo mpamvu Yesu yabashije kubyihanganira, aravuga ngo Eri lama sabakikani, ngo bisobanuye ngo mana yanjye ni igiki kikundekesheje. Atangira kumva ko ahari Imana yaba yamuretse, umutima we wababaye, uburibwe, atangiye kumva uburibwe bw'urupfu, atangiye kumva intimba n'agahinda twikoreye, atangiye kumva ukuntu bibabaje, atangiye kumva ukuntu biryana, arimo kubyumva, amaze kumva inkoni yari amaze gukubitwa, amaze kwikorera umusaraba yaguye inshuro zingahe zose, abasoma Bibiliya murabizi, amaze kubona ubwo buribwe bwose, atangira kuvuga ngo mana yanjye ni iki kikundekesheje. Umutima we wari wuzuye intimba, umutima we wari wuzuye agahinda, umutima we wari wuzuye ibikomere byinshi amaze guterwa n'abantu bamwe mu bo yaje gucungura. Atangira kuvuga ngo mana ni iki kikundekesheje, agahinda kari kamwishe. Na Yesu yagize agahinda, biranagaragara, abo bari bari kumwe barabibona ko yagize agahinda. Ariko agahinda yari afite ntabwo ari agahinda kuko arimo gukubitwa cyangwa arimo gusogotwa, oya, yagize agahinda kuko abo yaje gucungura batarimo kubona imbaraga n'agakiza biri muri we. Ntabwo bigeze baha agaciro imbabazi n'urukundo yatuzaniye, ahubwo bahisemo kumubamba. Biragoye kujya gucungura umuntu, biragoye kugirira neza umuntu uwo wakagiriye neza akaba ari we uwakwakiriye neza umuzaniye, akaba ari we ugusogota. 47 baravuga ngo ariko bamwe mu bari bahagaze aho ngaho babyumvise baravuga bati, umva wa mugabo arahamagara Eliya. Kubera iki? Kuko ntabwo bazi ikirere Yesu yari ahagazemo muri ariya masaha, ntabwo bazi urwego Yesu yari amaze kugeramo, nta nubwo bari bazi imvugo za Yesu, kuko Yesu yari umugabo utangaje, yari umugabo, haleluya, yari umuntu utandukanye n'abandi bantu. Turimo turavuga ku rupfu rwa Yesu,
ariko ndagira ngo mbabwire urupfu rwa Yesu yataza gupfa ntabwo twari kuba turi abantu, ntabwo twari kuba turi abo turi uyu nguyu uyu munsi, ntabwo wari kuba uriwe uyu munsi wa none, ntabwo isi yakabaye imeze nk'uko imeze uyu munsi wa none. Kubera iki? kuko urupfu rwayo, mu rupfu rwe niho twaboneye ubuzima, mu rupfu rwe abakristo bemera Kristo niho babonera ubuzima, niho babonera gucungurwa. Iyo ataza gupfa ntabwo twari gucungurwe, iyo ataza gupfa nitwe twakagombye kuba twarapfuye. Yesu rero yarapfuye kugira ngo twebwe tuzuke, yikoreye intimba zacu kugira ngo twebwe iyo mitwaro tuyiture, yikoreye agahinda mu mutima wiwe, yagize agahinda kenshi kugira ngo imitima yacu ye kubamo ako gahinda. Ikibabaje ni uko uyu munsi wa none tugisanga abantu bafite agahinda mu mitima. Ikibabaje giteye agahinda ni uko tugisanga abantu bikoreye intimba zabo bazikoreye mu mitima kandi Yesu yaramaze kuzikorera. Ndagira ngo mbabwire bakunzi b'ikiganiro Inside My Heart, iki ni igihe cyo gutangira kwiyambura izo ntimba zose, ni igihe cyo gutangira kwiyambura agahinda, ni igihe cyo gukura imicafu, ni igihe cyo gukura imyanda igaragara mu mitima yacu, yaba ari imyanda y'ubukene, yaba ari imyanda y'ibyaha, yaba ari imyanda dukomora ku bagenda badusonga badutera ibisongo. Ni igihe cyo kwiyambura iyo myanda kuko Yesu yarayikoreye. Mana ishimwe, turi mu gihe cyiza, twari tukiri mu minsi myiza yo kwibuka izuka rya Yesu Kristo, urupfu n'izuka bye. 49 haravuga ngo ariko babandi bati buretse turebe ko Eliya aza kumukiza. Baracyakomeje kujijwa, ariko Yesu yongera kuvuga ijwi rirenga ati, yongera kuvuga ijwi rirenga, arangije aratanga, arangije arapfa, arangije aratanga. Yesu yataza gutanga, Yesu yataza gupfa, ntabwo twakabaye turiho. Iyo ataza kwemera kwikorera izi ntimba zacu ntabwo tuba turiho. Ariko turashima Imana ko mu rupfu rwe niho twaboneye gukira, mu rupfu rwe niho tuboneye ubuzima benshi batifuza ko tugira ubuzima, mu rupfu rwe niho dukira ibikomere byo kutagira imbyaro, mu rupfu rwe niho dukira ibikomere duterwa n'ubukene, mu rupfu rwe niho dukira ibikomere duterwa no kutagira urushako ruzima, mu rupfu rwe niho dukira ibikomere dukura mu miryango yagiye itwanga. Benshi badukurikiranye murabizi neza, benshi imiryango yarabanze, benshi imiryango yarabataye, benshi imiryango yarabatereranye, benshi ubuzima bw'isi bumaze kubasharirira. Ariko ndagira ngo mbabwire, mu rupfu rwa Yesu niho dukomora gutsinda, niho dukomora gutsinda, niho dukomora kunesha, niho dukomora amahoro yo mu mutima. Mu rupfu rwe uyu munsi ndagira ngo mwese mukurikirane ikiganiro Inside My Heart, mutangire gutekereza ku rupfu rwa Yesu, mutangire gutekereza ukuntu mwakwisanisha n'urupfu rwe kugira ngo mubashe gukira intimba n'agahinda, kugira ngo mubashe gukira ibyo byose, mubashe kubikira. Iyo usomye muri Matayo 28:5 kugera ku wa 7 haravuga ngo ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Kristo wabambwe. Nyuma yo kubambwa yaje no guhambwa, cyangwa se nyuma yo gupfa Yesu urupfu yapfuye, nyuma yo gutanga yaje kugira ngo yaje guhambwa, ashyirwa mu mva. Ariko nk'uko Bibiliya itubwira ngo nyuma y'iminsi 3 yagombaga kuzuka. Benshi ntabwo bemeraga ko yagombaga kuzuka. Mu kuzuka kwe, haleluya, mu kuzuka kwa Yesu Kristo, aho ngaho niho natwe twazukiye. Abari barapfuye tuzize ibyaha n'ibicumuro byacu niho twazukiye. Abari barishwe n'agahinda niho bazukiye, abari barishwe n'intimba niho bazukiye, abari barishwe n'imitwaro ibaremereye. Ni ku muririmbyi yavuze ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishije, none ubu tugenda twemye. Ese nawe uragenda wemye? Ntabwo wagenda wemye kandi mu mutima wawe urimo kuvunika, uvunwa n'ibikomere wikoreye.
Bibiliya yatubwiye ngo rero hanyuma ngo abagore nibo bafashe iya mbere kujya kureba Yesu ku gituro aho bamushyinguye ngo barebe nimba koko yazutse. Haleluya. Marayika umwe w'abandi arababwira ngo mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yari yarabivuze, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye. Yari yarabivuze ngo ku munsi wa gatatu azazuka. Yesu yarazutse. Ndabatangariza itangazo rikomeye bakurikirana inside my heart. Yesu yarazutse. Nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda kuko Yesu yazutse. Nta mpamvu yo kwicwa n'ibikomere dufite mu mitima. Yesu yamaze kuzuka. Kandi ntabwo yazutse ngo twebwe dusigareyo, ntabwo yazutse ngo agahinda kacu gasigare. No, yarazutse azukana ubuzima kuko yari yaramaze gushyingura agahinda, yari yaramaze kumanukana n'agahinda mu rupfu, yamaze kumanukana n'intimba, yamaze kumanukana n'ibikomere. Ndagira ngo nkubwire ibyo bikomere ugifite ku mutima wawe uyu munsi ni umwemerera. Niwemerera Yesu ibikomere byawe biracira, birashyingurwa kubera yuko Yesu yamaze kumanuka mu mva. Hanyuma nyuma y'iminsi 3 azuka mu butsinzi. Urakira mu izina rya Yesu, urakira ubutsinzi kubera yuko wemeye kwakira Yesu kugira ngo atangire kuyobora intambwe z'ibirenge byawe, atangire kugenga umutima wawe. Marayika arababwira ngo ntabwo ari hano yazutse, ngo nk'uko yari yabivuze, nimuze mureba aho umwami wacu yarari, yarazutse. Nimuze muba abagabo bo guhamya ibyo mwabonye, yarazutse. Abafite intimba n'agahinda ndagira ngo mbibutse ko Yesu yazutse kandi yari yarapfanye nabyo. Ndagira ngo mbibutse yuko Yesu yagiye abyikoreye. Ndagira ngo mbibutse yuko ibyo byose mubona nk'ibikomeye Yesu yarabirangije. Uyu munsi wa none turaselebratinga ko yarazutse. Yazukanye amahoro, yazukanye agakiza, yazukanye kunesha. Ugeze ku murongo wa 7 aravuga ngo ngaho nimugende vuba mubibwire abigishwa bose, mubabwire yuko ibyo Yesu yavuze atari yapfa byasohoye. Ibyo Yesu yavuze atarapfa byasohoye. Yamaze kuzuka, yamaze kuva mu gituro. Ngo kandi muzahurira i Galilaya, aho niho muzamubonera. Haleluya. Aho niho muzamubonera. Ngo kandi ngo dore ndabibabwiye. Nyuma yo kuzuka kwa Yesu, wari ufite intimba n'agahinda zirashira. Nyuma yo kuzuka kwa Yesu, uwo batemeraga mu muryango baramwemera. Ihe yemeye ko Yesu amubera nk'umwami n'umukiza. Nyuma yo kuzuka kwe, iyo amaze kwemera ko Yesu yapfana n'ubuzima bwe bw'ibyaha, ahinduka icyaremwe gishya. Navuze ngo urupfu rwe n'intimba n'agahinda yikoreye niyo nzira yo gukira kwacu. Iyo ataza guca mu rupfu, iyo ataza guca muri iyi nzira, iyo ataza kwemera kwikorera izi ntimba dufite ku mutima, ntabwo uyu munsi tuba turi mu nzira nziza yo gukira kwacu. Benshi bamaze gukira. Dufite abantu benshi baduhereza ubuhamya yuko bamaze gukira izo ntimba, bamaze kurenga esikariye, bamaze kurenga ikiraro cyo guheranwa n'agahinda, bamaze kurenga ikiraro cyo kubatwa n'intimba n'ibikomere byuzuye umutima, bamaze kurenga ibyo biraro, bamaze kurenga iyo bariyeri, bamaze gukomeza imbere, bamaze kwakira imbaraga zo gutsinda ibyo bituma bahora kuri esikariye z'agahinda n'ubukene n'intimba, bamaze kubirenga. Ahubwo basingiriye inzira, binjiye mu nzira iberekeza ku butsinzi, iberekeza ku gakiza, iberekeza mu kwakira ibyo Imana yabasezeranyije. Bamaze kwinjira muri iyo nzira, bamaze kwinjira mu bihe byo kwakira umunezero, uburyohe bwo kuba muri Yesu. Bamaze kwinjira muri iyo nzira, bamaze kwinjira ahantu Yesu abifuza, bamaze kwinjira mu murongo w'abantu b'Imana, bamaze kwinjira, bamaze gutangira kubera abandi umugisha. Benshi barabishoboye. Nawe wabishobora, utari wabishobora ndakubwiza ukuri yuko wabishobora. Yesu yarangije byose.
nta mpamvu yo guheranwa n'agahinda. Ikiganiro kibanda ku gahinda k'imbere mu mutima, ariko ndagira ngo mubwire, nubwo watangira gushaka kuntu wakwikuramo ako gahinda, ariko uwagushoboza kurusha abandi ni ukwakira Yesu nk'umwami n'umukiza mu mutima wawe. niwe wabasha kuguha amahoro ab'isi badatanga. niko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo ni njyewe utanga amahoro ab'isi badatanga, ni njyewe ushobora kuguha amahoro. benshi nubwo wabona kuri mu ntambara, ariko mu mutima wawe nkuzuzamo amahoro. nubwo wabona ko urimo guca mu bikomeye, ariko umutima wawe ukaba wuzuyemo ibyishimo, ukaba wuzuyemo kunesha, ukaba wuzuyemo amagambo yo guhumuriza abandi, ukaba wuzuyemo, ukaba wamaze gukuramo intonganya mu mutima wawe, ukaba wamaze gukuramo ibihe bishaririye mu buzima wanyuzemo, ukaba wamaze kubirenga, ahubwo ukinjira mu bihe byo gutangira gutanga, byo gutangira guhinduka imbuto, gutangira gutanga imbuto nziza, guhinduka umugisha kuri wewe, gutangira kubera abandi umumaro. igihe ni iki ngiki. nunyemerera tukabana muri iki kiganiro umunsi ku munsi, nunyemerera tukagendana, nunyemerera ugakurikirana, nunyemerera ntiwumve ikiganiro ngo utangire kugitekereza mu bundi buryo. umva ikiganiro, wumva umumaro w'icyo gishaka kumara mu buzima bwawe. icyo gikeneye ni ukugira ngo dufatikanye, uve mu buzima bw'agahinda, uve mu buzima bwo guheranwa n'intimba, uve mu buzima nk'ubwo ngubwo bwo guhera mu bikomere byakubase, wumve ko hari n'ikindi gice. hari igice wari umazemo iminsi. igice wari umazemo iminsi ni igice cy'ubuzima washyize mu mutima wawe. ubwo buzima bugutwara mu gice cyo guhora ubabaye, mu gice cyo kutagira amahoro. ariko ndagira ngo nkubwire, uyu munsi wa none ubwo dusereburetinga iyi minsi turimo yo kwizihiza isabukuru nziza, yo kwizihiza ibihe byiza Yesu yaciyemo bya Pasika, yo kwizihiza ko yo gutekereza ku rupfu rwe, yo gutekereza no ku muzuko Yesu yazutse. fata umwanya umwinjize mu mutima wawe. cya cyumba wari warashyizemo intimba, cya cyumba wari warashyizemo ibikomere, reka tugisimbuze amagambo meza, reka tugisimbuze amagambo y'ihumure, reka tugisimbuze umuzuko wa Yesu. kuko ni igihe cyo kwinjira mu muzuko, ni igihe cyo kwinjira mu buzima bwo kuzuka. umaze igihe uri mu buzima butakwemerera kubaho umeze nk'uzutse, ahubwo bugushyira mu kubaho umeze nk'uwapfuye. ibintu byose byarapfuye, imirimo irapfa, urushako rwarapfuye, inshuti zaragiye, ibintu byose ni ugupfa. ariko ndagira ngo nkubwire, ubwo turi mu gihe cyo kwizihiza umuzuko wa Yesu Kristo, reka ibintu byose bitangire kuzuka, reka ibyapfuye bizuke, reka bizukane na Yesu. ubuzima bwawe nibuzuke, uhereye n'amahane nibuzuke, imibereho yawe nizuke, urugo rwawe rwapfuye niruzuke, umutima wawe wamaze kwangirika niruzuke. iki turimo turatangaza kuzuka mu izina rya Yesu. ni ukuzuka. urazuka. dayimoni yafashe ubuzima bwawe, abarozi bafashe ubuzima bwawe, barabwica, barabwangiza, indwara zarabwishe, zirabwangiza. ariko nawe nkubwire, iki ni igihe cyo kuzuka. urazuka. izo ntimba zikurimo ziravamo. urazuka. nimyemerera ugakurikirana ikiganiro, nimyemerera ukumva imbuto, ukumva haleluya uburyohe bw'ikiganiro, urazuka. ugomba kuzuka, kuko nkeneye kuzuka. urazukira ku ijambo ry'Imana, urazukira mu biganiro, urazukira mu buhamya, urazuka. icyo dukeneye ni ukuzuka. igice kiri mumaze n'iminsi cy'agahinda uheranwe nako, icyo nicyo nshaka kurenga. renga icyo gice, twinjire mu gice cy'umuzuko. aho niho ndimo kwerekeza. buri muntu wese ndashaka ko yerekera mu gice cy'umuzuko. benshi babayeho mu buzima bwapfuye bushaririye, babuze ibyo barya, babuze ibyo kunywa, babuze aho kuba, babuze imyambaro, babuze ibintu byose waragerageje. amashuri, abanyeshuri bamwe na bamwe yarabananiye, babuze school fees. ni ubuzima bushaririye. ariko ndagira ngo nkubwire, iki ni igihe cyo kuzuka. urazuka mu izina rya Yesu. urazuka. uwo mutima wapfuye urazuka. turafatanya njye nawe
dufatanye n'ijambo ry'Imana, umutima urazuka, kuko nkeneye ko utangira kuryoherwa n'ubuzima. Erega birashoboka ko nawe waryoherwa n'ubuzima, birashoboka ko wakwishimira ubuzima urimo, birashoboka ko wakwishimira imibereho urimo, birashoboka ko wakwishimira, birashoboka. Icyo gice nacyo ndifuza kucyinjiramo. Hari ibice umazemo iminsi byakubabaje, ndifuza ko twinjira noneho mu bice by'umuzuko. Yaba njyewe ninjire mu gice cy'umuzuko, yaba wowe winjire mu gice cy'umuzuko, twinjire mu buzima, twinjire mu bundi buzima, dutangire gusoroma imbuto zituruka ku buzima bwiza dutangiye kwinjiramo, dutangire kurya kuri izo mbuto, abatureba barya kuri izo mbuto, imiryango yacu irya kuri izo mbuto, babyemera batabyemera, batangire kudusoromamo imbuto z'umuzuko twinjiyemo. Urupfu rwe, intimba n'agahinda yikoreye nibyo byabaye inzira yo kutwinjiza mu gukira kwacu. Yewe narakize cyangwa se ndi mu rugendo rwo gukira, ariko nawe wakira, watangira gukira. Birashoboka ko wabuze aho ukirira, ariko iki kiganiro cyatuma ukira. Birashoboka ko wabuze ugutega amatwi, ariko iki kiganiro kirahari kugira ngo benshi bagutega amatwi, turebe yuko wakwinjira mu buzima bwo gukira. Birashoboka ko wakira, birashoboka ko wakwinjira muri uyu mugisha wo gukira. Intimba n'agahinda, ibikomeye wanyuzemo, reka bikubere esikariye, reka bikubere urugero rwiza, reka aho kugira ngo bigusubize inyuma, ahubwo reka bigusunikire mu kwinjira mu muzuko w'ibyawe byose byagiye. Reka nsoze mbabwira ngo umuzuko wa Yesu Kristo, ubwo watwinjije, ubwo watumye tubona inzira yo gukira kwacu, reka uyu munsi wa none nawe utangire kwinjira mu muzuko wa Yesu, uzukane nawe, ibyawe byose byapfuye bizukane nawe, twinjire muri uko gukira. Uraza gukira, wikize wowe ubwawe, ukize abo mubana, ukize umuryango, ukize sosiyete, ukize igihugu, ukize itorero, ukize, kuko winjiye mu gihe cyo gukira. Yesu ubwo yatwinjije mu gukira, ubwo yatwinjije, yaduhaye umutima w'agakiza, ubwo yatwinjije mu mutima cyangwa mu gice cyo gukira, reka natwe twakire uko gukira. Nubyemera urakira gukira. Nushaka kuganira nanjye turaganira, ngo ufashe gukira nawe ufashe gukira, ariko urakira kuko twabonye uburyo bwiza bwo gukira. Ntabwo nasoza ntashimiye mwebwe mwese muzakurikirana iki kiganiro. Ntabwo nasoza ntababwiye ngo inyigisho zirimo reka zizafashe imitima myinshi ifite intimba, yari ifite agahinda, kuba yatangira urugendo rwo gukira. Gukira ntabwo ari nonaha, gukira ntabwo ari ibintu biba denku, gukira ni processus, gukira ni urugendo, ni gake uko tuzagenda tuganira. Ndifuza yuko uzisanga wakize nawe ukaza, tugatangira gutanga ubuhamya, tugatangira guhereza abandi, tubabwira tuti ikiganiro Inside My Heart hari aho cyankuye, hari naho cyangejeje. Ndabizi neza yuko mu minsi iri imbere uzaza tuganire, nzaguha umwanya. Reka nsoze mbabwira ngo Imana ibahe umugisha. Mwibuke gukora subscribe ndetse na share kugira ngo ibiganiro byacu tubagezeho bigere kuri benshi kandi bikomeze gutanga umusaruro nk'uwo turimo kwifuza ko umusaruro mwiza uzaturuka kuri iki kiganiro uzagera kuri benshi. Ikiganiro nakagaruka. Imana ibahe umugisha.